Yes, reka tuguhereze ikaze kuri turatsinze wawe. Colorful Generation ni album ya Bruce Melody. Ubu inkuru zose hirya no hino nta kindi kintu kirimo kuvugwa ni Colorful Generation. Ahantu hose wagera mu binyamakuru byose wageraho inkuru iri imbere ni Colorful Generation. Uyu munsi ugiye kuganira kuri album ya Bruce Melody yamaze gushyira hanze muri iyi minsi irimo kugenda ica ibintu hirya no hino. Tugiye kureba SN abaye ba producers bakoze kuri iyo ndirimbo. Turi burebe kandi SN amafaranga angana gute Bruce Melody yaba yarashoye muri album ye. Turaza kureba kandi amafaranga amaze gukuramo kugeza kuri uyu munota. Turaza kureba kandi n'uburyo Bruce Melody arimo kugenda gutegura promotion y'iyi album mu Rwanda ndetse no hirya no hino muri Afrika ndetse no ku isi. Turaza kandi no kureba ese nicyo gihe cyiza cyo kuba yasohora ino album yise Colorful Generation. Turaza kureba kandi impamvu yayise Colorful Generation. Ubwo kandi twinjira kandi mu ndirimbo zigize iyi album Colorful Generation. Ese n'umubare ungana gute? Ese bonus track cyangwa se indirimbo yatwongeje ni zihe? Turaza kureba kandi abahanzi yagiye afatanya nabo kuri iyi album. Kandi turaza kuba twibaza ndetse ngenda gusobanurira ese iyi album yaba iri ku rwego rwa Bruce Melody, ese yaba ari hit, yaba harimo amahiti. Ni nako kandi nawe uri hasi uri bunyandike muri comment uri bumbwire indirimbo yaba yarabaye hit kuri wowe. Ni nako kandi turi burebe ese collabo ziriho nizihe, ese izo collabo ziri ku rwego rwa Bruce Melody. Turaza kureba kandi abantu bakoranye ese bari ku rwego rwa Bruce Melody, ese nibo yarakeneye cyangwa baraba kumusubiza inyuma cyangwa baraba kumuteza imbere. Turaza kureba kandi ese ino album ya Bruce Melody murabona hari izamugeza. Turaza kureba kandi ibintu byinshi bitandukanye, wowe icyo usabwa ni ukora subscribe kuri turatsinze wawe kugira ngo tujye dukomeza tubone inkuru ziri hirya no hino zitandukanye kandi ziryoshye. Reka dutangire tukubwira indirimbo ziri kuri Colorful Generation. Mbere yuko tuzivuga kandi turakwibutsa yuko umuhanzi Bruce Melody yitwa Itahiwacu Bruce, akaba ari umuhanzi w'umunyarwanda ndetse ko akaba akunda kwita igitangaza. Iyi album amaze umwaka urenga hafi imyaka 2 arimo ategura kuri iyi album. Yavuze ko umunsi ku munsi buri munsi azagenda ashyira hanze indirimbo 2 kuri YouTube, ariko butayari ku rubuga rwa Spotify, Audiomack ndetse n'izindi platform zicuruza umuziki indirimbo zamaze kugeraho. Ariko kuri YouTube yavuze yuko azayashyiraho indirimbo 2 buri munsi. Twinjiye neza muri album ku izina ryayo Colorful Generation. Bruce Melody yatangaje yuko iyi ari album yagerageje gukora ku mpande zose hirya no hino. Ati yayisohoye agendeye ku basaza, ku bakecuru, ku badamu, ku bagabo, ku bahungu, ku bakobwa, ku bana ndetse n'abantu bakuru muri rusange. No kuvuga ngo ukiyumva iyi album buri wese yisangamo. Aha ngaha reka naka twinjire mu ndirimbo ziho uko ari indirimbo 17 ndetse n'izindi 3 za bonus track. Ku mwanya wa mbere turasanga indirimbo bita Oya. Ku mwanya wa kabiri turasanga indirimbo Narinzi ko uzagaruka. Ku mwanya wa gatatu turasanga indirimbo bita Maruwana. Ku mwanya wa kane turasanga indirimbo bita Colorful Generation yitiriye iyi album.
Ku mwanya wa gatanu turahasanga indirimbo bita Buron Fire yayikoranye na Joboy umunya Nigeria uri hit cyane. Ku mwanya wa gatanu turahasanga indirimbo bita Nicki Minaj yakoranye na Black Diamond. Ku mwanya wa karindwi turahasanga indirimbo bita Rosa. Ku mwanya wa munani turahasanga indirimbo bita Maya. Ku mwanya wa 9 turahasanga indirimbo Ndi Umusinzi yakoranye na Bulldog. Ku mwanya wa 10 turahasanga Nzaguha Umugisha. Ku mwanya wa 11 turahasanga Intro inayisobanura ari album. Ku mwanya wa 12 turahasanga indirimbo bita Wallet. Ku mwanya wa 13 turahasanga indirimbo bita Ulo. Ku mwanya wa 14 turahasanga indirimbo bita Diva. Ku mwanya wa 15 turahasanga indirimbo bita Energy. Ku mwanya wa 14 turahasanga indirimbo bita Ju yakoranye na Sauti Sol. Ku mwanya wa 18 turahasanga indirimbo bita Kuki. Ku mwanya wa 19 turahasanga indirimbo bita Sinya nayo murimo kumva background ibubizi sampulusa. Ku mwanya wa 20 turahasanga indirimbo bita When She's Around yakoranye na Shaggy yari remix ufunga macho. Yes umaze kumva indirimbo rero Bruce Melody yagiye ashyira hanze kuri album yise Colorful Generation. Esa muri izo ndirimbo wowe nihe wakunze nyandikira muri album? Ati nakunze iyi ngiyi, nyandikira top 5 z'indirimbo wakunze kuri album. Reka turebe aba producers bakoze iz'indirimbo uko ari indirimbo 20. Ku mwanya wa mbere turasanga uwo bita Element L Akasa Mutwe. Ku mwanya wa kabiri turasanga uwo bita uwo Dumba akunda kwita Kinyo bakaba bamwita producer Prince Keys. Ku mwanya wa gatatu turasanga uwo bita Medbeat. Abo ngabo nibo babashije gukora kuri album ya Bruce Melody. Reka turebe zimwe mu ndirimbo yagiye asobanuraho bagiye bamubaza cyane abantu bakunze kugiraho amatsiko. Ari indirimbo bita Narinzi ko uzagaruka. Bruce Melody yasobanuye yuko iyi ndirimbo atayihimbiye ku giti cye, yayirimbiye murumuna we cyangwa se uwo bita mushiki we, niwe yayirimbiye yishyize mu mwanya we aririmba ibyo mushiki we yahagombye kuba yararirimbye. Ko icyo gihe yavugaga ku rupfu rwa mama wabo witabye Imana ndakeka ari 2012. Yarimo asobanura iby'urupfu rwa nyina n'uburyo umwana yiyumva n'amarangamutima. Ako Bruce Melody avuga yuko atari iyo mwana gusa, hari benshi bagiye babura ababyeyi babo kandi indirimbo bakaba bakwisangamo. Kandi reka tuvuge ku ndirimbo bita Nzaguha Umugisha. Iyi ni indirimbo Bruce Melody we ubwe yikoreye, ubwo nawe yagiye mu producer bakoze kuri album. Bruce Melody indirimbo niwe wayikoreye bita Nzaguha Umugisha. Na karimbo keza cyane k'Imana kagenda rwose gake gake kari mu bwenge buhanitse cyane ku rwego rwo hejuru. Reka turebe ese abahanzi Bruce Melody yakoranye nabo bari ku rwego rwe cyangwa se nago bari kuri calibre ya Bruce Melody. Tuvuze kuri Black Diamond bakoranye indirimbo bita Nicki Minaj. Urebye rwose indirimbo yabaye hit, aho ngaho nago nashidikanya yuko hari icyo bazamuye kuri Bruce Melody. Indirimbo yakoranye na Bulldog, ibyo na amateka rwose n'abahanzi hano mu Rwanda bazwi, ibyo nago twakirwa tubigarukaho cyane. Turagaruka ku ndirimbo bita Ju yakoranye na Sauti Sol. Ese iyo ndirimbo wowe urumva hari aho izamuvana ikamugeza? Gusa uko byasa kose n'abastari bazwi kandi bafite izina rikomeye cyane hano muri Afurika muri rusange. Bruce Melody kandi arimo arakomeza yitwara neza ku buryo rwose buri wese yamuhereza amanota uko